Haleluya, haleluya, Yesu Kristo nashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, Yesu nashimwe, bene data, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi, nshuti zanjye, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, duhereje Imana icyubahiro izinze ijoro ikazingura amanywa, duhereje Imana icyubahiro yongeye kutugirira neza, imbabazi zayo zihoraho iteka ryose, imbabazi zayo zihoraho iminsi yose, si ibitambo si ugukiranuka, urukundo rwa Yesu Kristo n'imbabazi ze nibyo bitumye dukomeza kuvuga ngo Imana nishimwe, kandi nibyo bitubeshejeho. Imana ihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, turacyari mu ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo garuka ushima Imana. Dukomeje kuba mu minsi 40 turi imbere y'Imana tuzirikana iby'Imana yakoze. Igihe twasengaga turi mu mibabaro, bidushoboye, tunaniwe, tubuze ubutabazi, Imana yumvise gusenga kwawe n'ukwanjye. Cya gihe rya joro, wa munsi, ya manywa, wabonaga rwose ntaho bizaca, wabonaga nta wakurengera, wabonaga byashyizweho akadomo, ariko Imana ihabwa icyubahiro. Aka ka mwanya tuzirikanye neza y'Imana ku buzima bwacu, twongeye kwibuka iby'Imana yakoze. Imana nishimwe. Dukomeje kuba mu bihe byacu byo gusenga Imana mu minsi 40, tuvuga ngo Mana, turacyazirikana, turacyibuka ibyo wakoze byose ku buzima bwacu mu minsi yatambutse muri uyu mwaka, kugeza muri uku kwezi twabonye ineza yawe, twabonye iby'imbaraga z'amaboko yawe zakoze, wakoze iby'ubwenge bwacu tutabashaga gutekereza, wadukandagiriye ahakomeye. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Hari ibyo yagukoreye wowe ubwawe bigushobera, ndetse wowe ubwawe iyo uri wenyine nta muntu ufite wo kubibwira, uravuga uti sinari nzi ko Imana yabingenzereza gutya, sinari nzi ko imbaraga z'Imana zancira inzira gutya, sinari nzi ko Imana yangeza aha, sinari nzi ko Imana yankiza. Imana nishimwe. Nakubwiye ngo nawe Satani ajya gushyira mu gahuge, akakubwira kubw'ibyo wifuza ko Imana igukorera, akakubwira ngo uzashima ngo ari uko ngo kiriya gitambutse. Oya, garuka ushime, kuko hari icyo yakoze. Nubwo hari ibyo ugitegereje ko Imana ikora, ariko hari ibindi bibanza Imana yakoze rata. Imana nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Munyemerere rero dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Mose Itangiriro ibice 32. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibice 32, umurongo, dutangirire kuri 23 kugira tubyumve neza. Hanyuma titire y'ijambo handitse ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Imana ishimwe. Izi ni inkuru za Yakobo, murazizi. Yakobo akirana na marayika w'Umwami Imana, yari avuye kwa sebukwe Labani, ariko atahanye n'inshoreke ze n'abagore be, ariko afite icyoba mu mutima. Yari afite icyoba cya mwene se Esawu. Yumvaga ko azamwitura ibyo yamukoreye, azamwitura uburyo ki yamuriganyije umugisha. Yari afite ubwoba. Rero ngo reka dusome izo nkuru tuzumve neza. 23 handitse ngo abyuka muri iryo joro, ajyana n'abagore be bombi n'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki, arabajyana, abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati ndekura, kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Aramusubiza ati witwa nde? Aramusubiza ati ndi Yakobo. 29
aramubwira ati ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Imana ishimwe cyane. Rero turacyari mu ijambo ryitwa ngo garuka ushime Imana. Izi nkuru za Yakobo urazumvise, usanzwe unazizi, ariko ijambo nagira ngo tuganireho uyu munsi ni uko Yakobo marayika w'umwami Imana yamubwiye ati ndekura, ariko Yakobo aramusubiza ati sinkurekura utampaye umugisha. Imana ishimwe. Arangije abaza Yakobo ati witwa nde? Ni ukuvuga ngo Imana izi amazina bakwita rata, izi izina ry'ubukene bwawe, izi izina ry'uburwayi bwawe, izi izina ryawe ry'uburyo ubayeho mu buzima bwawe. Iyo bavuze ngo uri runaka, abandi bagusobanuza ikigeragezo cyawe. Yakobo rero we aravuga ati rwose nitwa Yakobo, bisobanura umuriganya. Yakobo hari ikindi yakoze, yamaze kubona yuko ari n'Imana, ngo barakirana, yanga kurekura marayika w'umwami Imana kugeza aho amubwiye ati ndekura. Yakobo aravuga ati sinkurekura utampaye umugisha. Iyaba yataramenye yuko ari Imana ntabwo aba yaravuze iryo jambo. Aravuga ati sinkurekura utampaye umugisha. Ariko ikibabaje uyu munsi abakristo bava ku Mana itarabaha n'umugisha. Hari igihe Imana itangira kukumwenyuza gakeya ikwereka ineza yayo, ugahita wiruka ukava mu byo gusenga, ugahita wiruka ukava mu Mana, ugahita wiruka yewe ukigendera, ukahita ugenda ugatrasa, ntiwongere gusenga, ntiwongere gukora umurimo mwiza w'Imana, ugahita ugenda. Ariko Yakobo we yakiranye na marayika w'umwami Imana ijoro ryose, kugeza igihe Imana imubwiriye iti ndekura, marayika amubwira ati ndekura. Yakobo aravuga ati sinakurekura utampaye umugisha. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ati sinakurekura utampaye umugisha. Marayika aramubaza ati ariko ubundi witwa nde? Yakobo avugisha ukuri, aramubwira ati nitwa Yakobo. Nawe uyu munsi ukenewe kubwiza Imana ukuri, ukayibwira uti rega ndi umurwayi, ndwaye iki n'iki, erega nananiwe kwihana iki n'iki. Ukayibwira uti ndi umusinzi, erega ndi umunyerari, ndi umusambanyi. Ukeneye kubwiza Imana ukuri, ukeneye kubwiza Imana ukuri rwose. Ukabwira Imana uti ubu ngubu banyitirira uburwayi ubu n'ubu, sinzi uburwayi ufite buri koronike. Urumva iryo zina kugira ngo rimubeveho ntabwo byari byoroshye. Yagombaga kurikurwaho n'umwami Imana, yagombaga guhura na Yesawu ari uko yarangije guhindurirwa izina. Imana ishimwe. Marayika w'umwami Imana aramubwira ati ntukiswe Yakobo ukundi, ahubwo wiswe Isiraheli. Imana ishimwe cyane. Imana iguhindurire izina, Imana iguhindurire amateka, Imana iguhindurire karitsiye, Imana iguhindurire ubuzima. Nuko Yakobo kuva icyo gihe yitwa Isiraheli. Uyu munsi turavuga ngo Mana ya Aburahamu, Imana ya Isiyaka, Imana ya Isiraheli. Ntabwo tuvuga Imana ya Yakobo, ahubwo tuvuga Imana ya Isiraheli. Imana ishimwe cyane. Imana imuhindurira izina. Uwari ruvumwa, uwari umuriganya, uwari mbese Imana ihindura izina. Nawe Imana iguhindurira izina, kandi wowe Imana yahinduriye izina ugaruka ushima Imana, ugaruka ushima Imana, ukusanya iby'Imana yakoze, ukusanya iby'Imana yakurengeje. Urumva Yakobo iyo adahindurirwa iryo zina ngo ajye guhura na Esawu, yarangije guhura n'Imana imuhindurira izina yitwa Isiraheli, Esawu yashoboraga kumwihinduka, nubwo kandi Esawu yuwe yari afite urukundo. Yakobo yari buzagire ingaruka wenda ku bagaragu, ku bantu bazi ayo mateka. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe ko mbere yo guhura na Esawu, Imana yarabanjije iramusura. Imana ibona ukuntu yambukije abana be, ibona ukuntu yambukije izo nshoreke n'abagore we, ariko Imana ibona ukuntu yasigaye aho ngaho, ahasigara yabuze amerekezo, ahasigara asenga, ahasigara avuga ati Mana umbanzirize kuri mwene data, Mana uhabanze, Mana uhabe, Mana undwanire, Mana ungirire neza, dore namuriganyije umugisha we, ariko igihe kirageze nshatse gusubira iwacu kuri gakondo, ariko ndacyari Yakobo, ndacyitwa izina ry'umuriganya. Uwiteka Imana nawe akugirire neza, Imana iguhindurira izina.
uyu munsi imana iguhindurira izina, usaba imana iguha umugisha, imana ishimwe, imana iguha umugisha. Kandi ndagira ngo nkubwire nawe ubona ko imana hari ibyo yakoze yahinduye amazina, ugaruke ushima imana. Shalom shalom, mugendane n'Imana iki cyumweru, uzahure na marayika w'umwami Imana guhindurira amazina n'amateka. Shalom shalom, uzagaruka ushime.